Okay. Kurante gato. Isso tudo ali já me deu uma chacaca. No, the job is just a home. It's nice. 2, 3. Thank you. Candy again, no more. Okay, Murevane. Murevane, yeah. Pastia kutamure. A smack would be nice, yeah. Eh, kutamura ko gasma ke pastia. Kiswahili kiza kisura yako mzuri mama. Umugabo abantu benshi badafite Para fotos, nada, por isso que eu era na boca.
Patient, ngo gentille, tubakomera amashi tubakira cyane. Reka nakire Patient atambuke yegera ababyeyi be. Muze moke mwabarimwe ugenda wenyine wegera ababyeyi uti dore nakuze. Abakristo nta kindi twakora tutiragije Imana. Reka nakire umushumba Apotre Claude atambuke aturagize Imana muri ibi birori, hanyuma twinjire mu bindi. Reka nanone nakira umuryango wa Colonel Simon Kabera atambuke nabo begere hirya y'ababyeyi. Amashimwe jaride. Reka twese tubanze gutera haleluya. Haleluya! Mana turagushimira uyu munsi udasanzwe, uyu munsi w'amateka wa Patient na Gentille. Imiryango turanezerewe ndetse n'abakozi turanezerewe, turavuze gushimwe. Ushimwe kubw'imirimo myiza utweretse, utugaragarije. Igaragaye kuri Imana y'amateka, Imana y'amasezerano, Imana ivuga bikaba, Imana isohoza icyo yavuze, Imana itangaje, Imana ihambaye. Tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye kandi kugiye gukomeza kubana natwe mu birori byiza waduteguye. Tugukomeye amashi, tuguhaye impundu, turavuze gushimwe hejuru ibikorwa byose bikorwe nawe mu izina rya Yesu. Reka twongere Imana amashi n'impundu dushimire Imana. Reka rero ubu umushumba adufashije, reka badufashe reka ubwo barimo gukora ibi ngibi sabe Patient. Tubarebe batwakira bakora ku buzima bwabo n'ubwacu n'ubw'abazabakomokaho. 1 2 3 tunapandisha mave. Kozaho Patient, kozaho kwa kuntu.
aha kwenda kwa pare na marene kule mnao mugakore kuri ya nyine aha reka tubakomera amashyi menshi cyane rero tuyakomera n'ababyeyi basubira mu byicaro byabo ababyeyi impande zose uko ari ebyiri mama papa ngo ntagusiga reka noneho papa Simon afata umwanya we madamu nawe ufata umwanya wawe ngaba ba patient babyeyi munkundiye ba patient na Janine n'ababaherekeje twabazamura tukabaha ibyicaro byabo kugira ngo uyu mwanya tuharire ababyeyi bakirana munkundiye mwavuga ngo amen ngaho patient nimuzamuke mufate ibyicaro byanyu amashyi naje gusanga biri bugorane umwanya mwari mwampaye n'uyu nguyu uyu mwanya ukurikiyeho n'uwanyu umwanya w'uwanyu mubyeyi kare babe baretse murakoze cyane maze rero ntarambanije cyane ijambo ryangenzaga uko narihereyeho ni ukuguhekera umugeni mubyare muheke iryo ryari ijambo rya hakiza yanyu mubyakira ndongereho iryanjye rwose uhawe umwanya murakoze cyane bana bacu ndagira ngo ngire iryo mbabwira Gentille uyu muryango w'abagera ubona abakecuru ubona hariya ni abahakazi benshi abenshi ni abahakazi abandi ubona ni abagerakazi b'abagore bacu uko niko bimeze tugushingiye abagera ugenda uzatubere nyina w'abagera amashyi menshi maze Gentille ugenda uzarwubake ruzakomere imana rurema yabaremye izabubakire maze ikindi nongeraho mwabagera mwe nk'uko mubizi simbibigisha abagore b'abahakazi bazi kubaka amazu inzu zabo barazubaka nibyo maze rero Gentille uzatera ikirenge muri ba nyogosenge icyo tubifurije ni ukuzabyara abahungu n'abakobwa muzahorana amata ku ruhimbi kandi muzagira ibibatunga n'ibitunga ababagana ikiruta byose impanda nivuga ab'Imana izaba yarabahaye nawe n'umuryango w'abagera n'uwabaha tuzahurire ku nyanja y'ibirahuri tuvuga amashimwe yavugiye tuzare n'urutoki turakoze cyane ngira ukiri aho rero mushimire mubyeyi Tombora aho imfura zisezeraniye niho zihurira uko ni ukuri mu by'ukuri uri imfura kandi uri intore nziza bikoze umuryango w'abaha ntabwo wibeshe ku bato kuko ibyo birasanzwe kandi dukoze ubutwari singiye gusubira mu byo wavuze byinshi wabivuze umuryango w'abagera turagushimiye turagushimira cyane kuduhekera umugeni nka Gentille
umugeni uturutse mu muryango w'abaha, umuryango mugari, umuryango w'amateka meza. Patient hariya hakurya hari abagirakazi benshi, kuko dufite abahakazi benshi. Mu by'ukuri udushimirire umuryango wa Hakiza, umuryango mugari wa Munyaribanje, ubashimira cyane kandi ko uzagerageza kuzuza inshingano. Uzabibasha, ndabizi uzabibasha, nta nubwo ari ukugerageza. Urakoze. Urabishoboye. Patient rero na Gentil, nyuma y'Imana hari ababyeyi, nyuma y'Imana hari ababyeyi. Icyo tubasaba nk'umuryango, muzimike Imana mu muryango wawe, mu rugo rwawe. Yemwe nihaba n'ikibazo, ikibazo cye kuzasohoka mu cyumba kizaheriye, ariko muziyambaze Rurema we. Satani akunda ingo, akunda ahantu hari ibyishimo, ararwana, akarwanya intambara, ariko iyo mwizeye izabubakira. Ariko mufite amahirwe ya mbere nuko mufite Imana muri mwe, amahirwe ya kabiri nuko mufite umuryango mugari w'abaha, mukagira umuryango mugari w'abakire. Patient hari indirimbo rero yaririmbaga, ongera umurebe ndagufasha amajwi. Hari indirimbo waririmbaga umuririmbira Gentil, ongera umurebe neza mu maso. Ngaho dushiremo ya ndirimbo yavugaga ngo sura yakijya gerageze. Mana yacu tuje kugushima ese tuwose Mworoheje turesubiramo ubu ngubu ko handi muririmba amahoro turindi ubuzima warabiduhaye byuzuza none natwe twaje kukugira ko twebwe abacu dushimira urakarama. Amashyi menshi cyane rero. iyo indirimbo y'ababyeyi batera bavuga ati reka dushime Imana.
Patient afatanye ukuboko na Gentille bagiye gukata gusonga akahunga. Patient murakoze cyane. Ubwo wafata ukuboko umugore wawe mugatambuka buhoro tukegera ku meza. Ubwo n'abandi ibyo rero byatubereye umugisha ukomeye. Ndabizi neza ko urabona turakuze, wenda dushobora kuba dufite wenda natwe amazina tubaza mu bundi buryo, ariko byari bitangaje kubona Patient ari muto muri twe, ariko wagera nk'ahantu umuntu wese akiga akubwira ngo ngo ni mushiki wa Patient, niyo reference. Ngasanga hari ikintu kidasanzwe. Hari abandi wenda babibona nk'ibisanzwe ariko twebwe tuzi icyo bisobanuye. Rero tubera umugisha Patient ni byinshi. Abanyese bawe bari bateguye impano, bene nyoko uvukana bari bateguye impano, mama yateguye impano, papa yaguhaye, papa Didasi mukuru yari yateguye impano, ariko ntabwo kubivuga nyine ntabwo bikunda. Ariko turagira ngo tukubwire ko tugukunda kandi tewe ishema no kwitwa abavandimwe bawe. Uri ntangarugero, uratangaje. Ntabwo reka ntange nk'urugero ruto wenda byagiye binkora ku mutima cyane kuva kera. Biratangaje kubona umuntu kuri iyi myaka ubuzima bwa Patient bwaranzwe no gukunda Imana no gusenga Imana. Ntabwo azi kurya mu buzima bwe, ntabwo arya ubuzima bwe butunzwe no gushaka Imana. Ni jeune, ntabwo arya. Ikintu cyose kibaho kuri Patient rekuru n'Imana. Benshi njya mbona biringira byinshi. Hari abandi bafite imiryango biringira, hari abafite wenda n'ifaranga bakwiringira, ntabwo abuze icyo yakwiringira, ariko yihaye Imana mu buryo butangaje, butangaye abantu bose ntabwo birebereza. Nenega twajyaga tujya
kumusura ari mu minsi 40 atarya atanywa, nta mwana yasize wabuze minerval, nta muvandimwe wagize icyaba ariko ashaka gushaka Imana. Niyo Patient ndabizi ko Imana ibyo ngibyo ari urwibutso, ntabwo Imana izabyibagirwa. Ntabwo Imana izibagirwa amajuru yawe, ntabwo yabyibagirwa, ntabwo yabyibagirwa, ntabwo yabyibagirwa ukuntu wananutse utabizi icyo urya, ntabwo yabyibagirwa. Uzaba uri hose nzi ko Imana iri kumwe nawe. Yagiye uri umunyamugisha ko ufite Patient umugabo, n'umugabo abantu benshi badafite. Ndakubwiza ukuri, ndakubwiza ukuri, ndakubwiza ukuri, ndakubwiza Patient urabizi ko tumukunda, ntabwo twavuze Patient gusa. By'ukuri mbabwiza ukuri Gentil ntabwo tumufata nk'umuramukazi wacu, arabizi neza. Kuba twaramumenye ntabwo mbizi, hari ukuntu Imana igitabo, Imana ihisemo imukundisha n'abandi. Gentil twaramukuze mu buryo butangaje, ntabwo twiwe tumufata nka Betseya, kandi ndi imbere y'Imana ziti mufata nk'uko mufata Janine. Numva bindimo, ntabwo dufite gushidikanya. Niba watubera umwana mwiza utaragira n'iwacu, turakwishimira. Uri umukobwa uzi ubwenge, ndakuzi, uri intwari, ndabizi, kandi nzi neza ko hamwe na Patient muzagira urugo rwiza. Imana iri kumwe namwe, Imana ibagirire neza, Imana ntizibagirwe n'umunsi umwe Patient igitambo cyawe watanze ubwo kwishaka. Imana ibagirire neza. Ntabwo nakabaye nshima, ariko reka mprofite nanjye nshimire mwese mwaje. Wenda abakuru banjye barahari, ariko reka mbivuge, mwakoze kudushyigikira. Parangamana neza, abakozi b'Imana, ndabizi ko muri hafi ya Patient na Gentil bari mu maboko meza hamwe n'Imana. Imana ibaha umugisha cyane, turabakunda cyane. Yesu ashimwe, Kristo Yesu akozwe. Uyu ni umunsi w'amateka, une soirée de l'histoire, une journée de l'histoire. Umuntu ntacyo yabura icyo kuvuga. Kugira ngo umuntu agende uru rugendo, atangire urugendo, hari sacrifice cyangwa se igitambo yatanze. Turashimira Imana, turashimira ababyeyi bacu bashije kukurera, turashimira umuryango wose kuba kubaye hafi nka Patient, kukugira inama, kukubwira, kukuba hafi, kukwitaho. Turabishimira ko twabashije kugira icyo dukora ku buzima bwawe, kandi turashimira Imana ko ku perseverance cyangwa gutegereza Imana, ugategereza Gentil, Imana ikamuguha igihe nyacyo. Turashimira, turashimira Imana ku muryango wa Karamira. Uriya mubyeyi tuvugana kenshi, ariko turashimira Imana ko twakungutse n'umuryango. Gentil, urabizi uburyo wisanze umuryango, uburyo rwose buri umwana usanga abandi, ugisha inama. Turabishimira cyane, ntacyo uzaba, turahari, Imana irahari, imiryango irahari. Rero ntabwo tugiye gutinda. Nanjye ubwanjye
nubwo twahagaze mu rwego rw'umuryango ariko nk'umuryango wa Didas Munyaribanje ugizwe na Brigitte Uwera ugizwe na Uwase Munyaribanje Divine ugizwe na Ngoga Divin ugizwe na Imena Daniela. Rero natwe turabubakiye tubahaye inka inyana y'ishashi rwose kandi turi kumwe. Imana ishimwe. Aya marira izi emotion ni emotion z'urukundo no turibuka imirimo Imana yakoze kandi uzakomeza uko igicaniro mukomeze igicaniro iwanyu mu rugo Imana izabasanga Imana ibamuca. Yesu ashimwe. Nanjye nitwa Divine Uwase ngiye kuvuga tonto Pasi afite abanese benshi n'abaneve benshi ariko ntabwo dushaka ko uyu munsi urangira tutagize ikintu tumuvugaho natwe. Tonto akunda kutubwira nishaka muramenye sindi mubyara wanyu ndi tonto wanyu mugomba kumenya ukuntu munyitwaraho. Impamvu bivuze nuko yaratandukanye cyane na tonto ahubwo yari umuntu uri tonto kuri umutonto usa nk'ari mubyara wacu ariko ntabwo musuzuguye dukunda cyane utwegereye cyane kurusha abandi batonto bose. Rero kugenda kwawe turabyishimiye cyane ariko binaduteye irungu. Umuntu wese uzi tonto ntabwo ushobora kubana nawe iminota 5 ukibabaye utaraseka. Rero ndagira ngo Tantine Rehema tonto Pasi twajyaga dutaramana tukageza saa 8 z'ijoro uratwihanganira n'umuco w'uyu muryango wose mu bintu tuzakumbura cyane ni ibitaramo twajyanye na tonto Pasi kandi ntidushaka kuzamubura umutonto Pasi twari dufite kubera ko yashatse. Turakwinginze ngo ukomereze muri iyo ritme nituza mu rugo rwanyu muzatwihanganire niwo muco wacu. Nk'abanese be n'abaneve be twamuteganyirije impano nta kintu dufite twagutura. Umuntu ushaka ride umuntu ushaka ikintu cyose tonto Pasi niwe muntu wa mbere ni 911 niwe muntu wa mbere uhamagara ushaka lift niwe muntu wa mbere uhamagara ushaka icyo utabwira umubyeyi byihuse. Aba bana bose bari hano abasore n'inkumi ndatekereza ko aricyo kintu bavuga. Dufite ibintu byinshi cyane dushobora kuvuga kuri uyu munsi ariko turashimira Imana kubwo yaduhitiyemo umutantine mwiza nawe w'umutantine kuri. Ndagira ngo abanesi ba tonto Pasi n'abaneve ba tonto Pasi begera tukamushyikiriza impano twamuteganyirije. iyo mpano bayegeze kuri iriya meza ariko muyimanike irebe kugira ngo bataza kwifungura bagatwara muri kuri televiziyo irimo. Amashyi menshi cyane ku muryango wose umuryango mugari wa Munyaribanje. Papa mwakoze cyane ko mugiye mudaherekeje ababyeyi. Papa mukuru muramusize gusa